Bralirwa niyo yamutera kunga mukuru hamwe na Afrika. Sinovuga umubare w'amafaranga Bralirwa yatanga, ariko Bralirwa amafaranga itanga ifata kimwe cya kabiri ikashyira muri publicité, ikindi kimwe cya kabiri ikayaha umuntu wateguye igitaramo. Habura iminsi itatu ngo amafaranga ya Bralirwa asohoke, John Munyesura aranyirukana. Aranyirukana umuhanya. Navuye Kacyiru aho twakoraga hari umusaza ati va hepfo ku mavazi. Natangaga mu gikari cya Sofaro ku Muhimbi. Navuye ahantu ndira kugeza aho nari ntuye. Ni ibintu nyine uzi ko kubwira umunyamakuru wa Mali Support akubwira ati ahubwo bimeze biti gwino aho gomereza amafoto France ni ikibabo ndagushimira bivuye ku mutima, ndagushimira sante pe. Neje ubu naramamagaye angati ndaje mwamagara namamagara hari igihe wowe muzikora umuntu afite ubushobozi cyane ndumva nyina amaranga mutima mfasha. Bamuzi ko umuntu afite ubushobozi bwa danje. Umuntu akegera nk'umuntu kujya byiza cyakina rero ko cyazabyara ubushobozi cyuza n'abazanyi. Mana kuvamo umuntu arakubwiye ati niba udafite ijana nta kintu tuvugana. Indi ni ifi protocol and service, aho bazaba bari kudufasha mu bijyanye na protocol n'ubundi muri icyo gikorwa cya rifi dress and fashion show edition ya kabiri. Ntabwo ari abo gusa, hari n'abandi nuko batabashije kugera aha ngaha, gusa n'ubundi ku munsi wa event nabwo tuzabana nabo. Ntatinze yuko umwanya wagiye numva twagera ku mwanya w'ibibazo, aho uzajya ubaza ikibazo ugacuzinga ubu kibajije cyangwa se niba ukibajije bose ubwo baraza kugisubiza. Ndumva twatangiza uburyo bwite. Murakoze cyane. Murakoze twashyize dutangira ku bibazo kano kanya. Nifuzaga ko byibuze abayobozi bari kuri tebo hariya kuri pano yaba bari babanza kudusobanurira muri rusange impamvu turi hano, ibyo basanzwe bakora muri rusange nyarwanda, tukamenya impamvu turi hano, event bakanza igasobanura neza kugira ngo tuze kubasha kubona uko tubaza. Murakoze ku gitekerezo. Igitekerezo cyane nuko babanza kugusobanurira igikorwa giteranyije hano. Ukibajije umuyobozi wa rifi umwanya n'uwawe. Murakoze. Mbere na mbere nagira ngo mbanze nabashimire yuko mwitabiriye ubutumire bwacu. Ndabizi ntabwo biba byoroshye, ariko ndabashimira by'umwihariko nshimira n'itangazamakuru muri rusange ko ridahwema guteza imbere abafite ibikorwa runaka kandi bifitiye akamaro abanyarwanda ndetse na sosiyete muri rusange. Rero nk'uko natangiye mbibwira, akaba ari guhagarara rifi entertainment. So mvuga ngo ikiduteranyije hano ni igitaramo dufite ku itariki 21 z'uku kwezi. Igikorwa twise igitaramo twise Rifi Dance and Fashion Show. So ushobora kumva mukavuga ati se Rifi Dance and Fashion Show fashion na dance bimaze iki? So ariko ni event dushaka gukora ariko ifite umwihariko. Uwo mwihariko urimo nuko ni style dushaka kuzana muri Rifi. Style ntabwo imenyera muri Afurika. Muri Afurika ndumva n'ahandi izwi n'ahantu iri, ariko hanze Afurika cyangwa se Burayi cyangwa Aziya ntekereza ko ishobora kuba ihari. Ni style y'abamodo cyangwa se abamurikamideli bashobora gukora kuri stage ariko bari kumwe n'abadansi. So mushobora kumva mukumva ibyo bintu, ni ibintu wenda bigoranye cyangwa se bidashoboka, ariko ni ibintu bishoboka kuri twebwe kubera yuko dushaka kuzana umwihariko utariho muri ino industry y'imyidagaduro mu Rwanda ku bigendanye n'ibitaramo, kubera ko twarebye tubona hari ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye. Hari ibitaramo by'abahanzi gusa,
hari ibitaramo by'ababyinnyi gusa, hari ibitaramo by'abamodo gusa, bya fashion gusa, hari ibitaramo by'amagare, by'imodoka bigiye bitandukanye. Ariko turavuga ati se ni ubuhe mwihariko twazana muri rifi ariko dushingiye ku mpano dufite, kubera ko muri rifi entertainment twebwe turema impano, turazirema, bamara kuzirema tukazishyira ku rundi rwego, za mpano zikaba ubwazo zabyaramo umusaruro ufatika. So ni muri ubwo buryo rero twatekereje tukavuga ati ni gute twakora twahuza danse na fashion ariko bikaba ari ibintu byiza kandi biryoheye amaso. So icyo nababwira rero umwihariko w'iyi event wa Rifi Dance and Fashion Show Edition 2 nuko muzabona ibintu bidasanzwe, aho mushobora kubona abamodo ndetse n'abadansi bari kuri stage icyarimwe, kandi abadansi bari kubyina ariko n'abamodo bari kumurika imyambaro y'abadizayina bagiye batandukanye, kandi mukabona ko ari ibintu byiza biryoheye amaso, bitarambira n'abantu, kandi ikindi na buri muntu wese yabyishimiye. So ni muri ubwo buryo rero twagize icyo gitekerezo cy'uko twazana iyo style, tukaba ari twe bamwe twazajya tugira igikorwa cyo kugaragaza ubwo buryo. Rero iyi ntabwo ari show izaza ngo irekere, ahubwo ni show twifuza yuko yazagira. Tubanza no kubiseguraho iyo ubushize twakoreye muri amahoteli umwaka washize mu kwezi kwa 12, twatangaje yuko muri uyu mwaka tuzakora ama-event agera muri 3, ariko ntibyakunda. Ariko iyi event twifuza yuko yazagira byibuza byaba gake kaba nka 3 mu mwaka, ko tuzagira dushoboza. So rero ni event nanone 60% ishingiye kuri fashion, 60% ishingiye kuri fashion, ibindi ni entertainment muri rusange, aho harimo abahanzi, tunashimira kuba abavandimwe bari hano, umuhanzi w'umuhanga, kandi ugomba kwitega cyane nkurikije n'ukuntu aganira nawe amaporoje ari byiga ku mwaka utaha, azaba ari muri babiri beza muri iki gihugu. So rero ndamushimira ko yemeye gukora natwe, akemera ko azaza kupafominga, aricyo navugaga ati harimo n'iyindi myidagaduro, aho dufitemo na music, abahanzi bagomba kuza gutaramira abazitabira igitaramo cyacu. Mbonera no gushimira Kelly Edwin, umuhanzi nawe mwiza, kandi nawe w'umuhanga, ufite na proje nyinshi nziza. Ntekereza neza ko umwaka utaha nawe uri mu bahanzi kabisa bari top, mugomba kwitega mu bahanzi babiri cyangwa se batatu bakomeye muri iki gihugu. So rero ndamushimira ko yemeye kwifatanya natwe. Rero ni muri ubwo buryo ariko twavuze ati ni uwuhe mwihariko nanone twashyira muri iki gitaramo cyacu ku buryo wenda cyatandukana n'icyo bushize. Nibwo Francis nawe twagiranye ibiganiro, afite igitabo cyiza kandi cyafasha abanyarwanda bigendanye n'imibanire myiza y'umuryango. So ni muri ubwo buryo rero yahoraga no kuba afite igitabo yifuzaga nawe kuba yamurika kandi cyiza, turaganira tubona nta kibazo yuko icyo gitabo yakigeza ku bazabitabira igitaramo cyacu, kubera yuko hari umumaro munini ubutumwa bwe buzamarira abazabitabiriye igitaramo cyacu. Nanone kuri kote ya fashion, uko nababwiye ngo 60% igitaramo cyacu kiba gishingiye kuri fashion. Murumva ko ni igice kinini cyane kurusha ibindi tuzaba dufitemo. Hano dufite uwo twikunda kumwita nka anko wacu, anko Franco. Nawe twaramwegereye, ni umuntu utuba hafi, usibye no kuba hafi twebwe n'abantu bose baba muri fashion, abamodo bagerageza kugira ibikorwa runaka bakora byagira icyo bimarira abamuri kamideli. So turamwegera, tumubwira igitekerezo cyacu, aravuga ati ni byiza, ugomba kuza nkabashyigikira, nzaba mpari kandi tunaboneraho no kumushimira imbere yanyu. Mu by'ukuri ikiri ku giti cyanjye, iyo umuntu ankorera ibintu byiza muri kumushimira, mboneraho kumushimira, ntaza kubyibagirwa. Mu by'ukuri Franco, genda gushimira
ndagushimira bivuye ku mutima kubera ko buriya hari ukuntu uba wumva umuntu nawe narabimubwiye hari ukuntu uba wumva umuntu wakumva ibyo bamuvugaho ariko wagira amahirwe yo kumwegera nuko mwishutiye ugahita ubona ko ibyo bamuvugaho nuko umwumva nuko mufatana bitandukanye ijana ku ijana so rero umuntu uca bugufi kandi utwumva udashobora no kugira ikibazo runaka mu buryo ubwo ari bwose urabura uko yadufasha mu by'ukuri rero twaramwifashije kuri tuzaba dufite pano aho azagira ubutumwa runaka dufasha ku rugendo rwe yanyuzemo rutoroshye ariko akaba ari uwo ari we ubu ngubu kubera kumurika imideli cyangwa se aho yabaye modo cyangwa se ari umumodo so rero hari abantu bumva yuko modo ari ibintu biri aho ujya kubibona leta no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se mu bantu bagiye batandukanye bakumva yuko nyine modo ari ikintu kiri aho kidafite na icyo kimariye abantu n'iki ariko kuri iyi nshuro babwije kuri modo ni kimwe mu bintu bishobora guhindurira ubuzima umuntu ahandi nimba yararaga ku ikarito nyuma y'amezi abiri byonyine ashobora kuba arimo etaje ibyo ni ibintu bishoboka cyane ibyo ni ibintu babwira urakaraza kubibabwira wenda ariko ni ibintu bishoboka ni ibintu bishoboka cyane kubera yuko hari abantu bumva ko fashion ari ibintu nyine biri aho by'abantu babuze imburamukoro n'iki ariko babwise kuri fashion bishobora kugitegurira bikajya mu Bufaransa ukajya mu Bwongereza ukaza no mu Rwanda so bivuze ngo rero ngira ngo mushimire kubera ko niwe muntu wa mbere wafunguye iyo miryango niwe muntu wa mbere mu gufungura iyo miryango ariko wanavuze ati ngiye kongera nkagaruka iwacu nkafasha n'abantu so rero ndamushimira kubwo kuntu tuba hafi atwumva ikindi wenda hari imvugo nkunda gukoresha ndagushimira ko utatwuye kugira ngo aze bwa mbere ariko ari butwite natinye kumuvugisha ariko uburyo yajemo ni uburyo bworoshye kandi adusigira n'ubutumwa bukomeye atuma n'ibitekerezo byanjye byaguka numva yuko byose bishoboka so rero abandi ntabwo bashoboye kuza ariko ndatekereza neza ko ku gitaramo cyacu bazaba bahari ikindi event harimo ibindi bice bigiye bitandukanye aho tuzahemba couple izaba yagize ifoto nziza so nuba couple izaba yagize ifoto nziza kuri red carpet tuzayihemba igihembo twateganije ikindi nanone tuzahemba n'umuntu wa mbere uzaba wambaye neza so ibindi nanone ni surprise muzagenda mubibona kandi ikindi ni uko hari n'izindi mpano ndetse n'ibindi byinshi byiza tubateganyirije muri iki gitaramo cyacu murakoze imana ibamugisha urakoze cyane noneho numva twagira umwanya w'ibibazo official abahora YouTube channel ya District TV Rwanda ikibazo mfite ndashaka kukibaza bose cyangwa se nyiri kampani ese mwaba mwaratekereje ku matariki ye mwapanze gukoreraho igitaramo cyanyu kuko nabonye ari tariki 21 byongera mubaze ese mwaba mwaratekereje kuri ku matike y'abantu bazinjira kuko muri bino bihe turimo murabona turi mu bihe ibitaramo bikomeye cyane mu gihugu ndakeka tariki 22 umunsi uzakurikira wazaba igitaramo cya Korali de Kigali n'andi matariki ari n'ibindi bitaramo bikomeye cyane ese mwatekereje kuri tike ku bantu bazinjira mutekereza na audience y'abantu bazabagana kubera ko muri ano matariki arimo ibitaramo byinshi cyane n'uku mufuka w'abanyarwanda mubona bikomeye cyane ikindi kibazo nongera nyibaze abahanzi Kenya Dwayne ndetse na Chibo abantu bitega iki muri performance yabo ni iki mwabwira abantu babakurikirana umunsi ku munsi nta n'uruhe rusho mubafitiye kuri performance yo kuri 21 mu gitaramo kizaba cya dance and fashion akoze urakoze cyane numva kugira ngo batazamo kwibagirwa ikibazo baba babajije yaba babanza bagasubiza ibyo bibazo ubundi tugakomeza murakoze
murakoze cyane. Iki ni ikintu twatekerejeho cyane kubera yuko twagiye gushyiraho ibiciro bikaba n'igiciro cy'ibiciro tugendeye ku bushobozi cyangwa se ekonomi tubona nyine iriho muri ibi bihe. So ni ukuvuga ngo byibuza igitaramo kuba twashyize ibihumbi 5 regura, ibihumbi 10 muri VIP ndetse na tebo y'abantu 6 ibihumbi 150. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ushaka ibyishimo ubundi amafaranga ni make nuko twifuje kugira ngo tubahe noheli n'ubunani, ariko ubundi ni make kubera yuko abanyarwanda ntabwo ubushobozi bwabo buri hasi cyane ku buryo badashobora kuba bakigondera itike y'ibihumbi 5. So ikindi nanone umunsi w'igitaramo ni umunsi mwiza kubera yuko twebwe ntabwo dukora tuvuga ngo turi gukora kuko hari ibindi bitaramo, ahubwo dukora tuvuga ngo ni uwuhe umwihariko wacu twe nka Refi ku buryo abantu bacu bazaza mu gitaramo cyacu bagomba gutaha bishimye, bakagenda bakazabwira n'abandi, ubutaha bakazaza bikubye inshuro 6. So ni ukuvuga ngo ntabwo twe dutegura ariko tuvuga ngo uko ari igitaramo cya Bruce Melody, uko ari igitaramo cya korali runaka, ahubwo tukavuga ati uko byagenda kose niyo yaba ari Chris Brown uvuze mu Rwanda uwo munsi, twebwe ni ubuhe mwihariko wacu dufite muri Refi ku buryo niyo baba ari abantu 5 baje muri event yacu bagomba kugenda bishimira bakavuga ati nyamara mwagiye kwa Chris Brown ariko mwacanga n'ibintu bidasanzwe Refi yabateguye. So rero niyo mpamvu event yacu nyine ifite umwihariko wa style yayo yihe. Murakoze cyanavuga ibizere yuko tuzakora ibintu byiza cyane, kandi ikindi njyewe mfite inyota cyane kumva batinze kugera, kubera ko ntekereza ko kuva nasohora indirimbo yatumye abantu bamwe na bamwe bamenya yitwa Mbare, ubwa mbere agiye kugaragara mu byo kuririmba atari mu rugo. Rero ndikumva mfite inyota ahubwo sinzi, gusa witegura ibintu byiza cyane. Murakoze nk'uko bisanzwe kuri stage The Good Energy babizaganje. Ikindi nzamurangurikira indirimbo yanjye yitwa Koroba, ni ahantu nawe ndayiririmba, ariko ku bantu bazabitabira icyo gitaramo cya 21 nzamurikira indirimbo yanjye, abantu bose bazaba bahanga nzabibamurikira bitari ibyo. Murakoze. Murakoze. Nitwa Ikizaburi Nyarwanda, nasaza abakozi bose batandukanye ku bantu bari kwitaho, nkaza guhera kuri n'undi umuyobozi wa Rwanda n'ibindi. Ubundi muri rusange ifite abanyamuryango bangahe? N'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, fashion ndetse na dance zizaba biri kuri stage, bose bazaba bari kuri stage. Uburyo bwo kurangaza abantu cyangwa uburyo bw'abantu bazaba barangaye, urumva nta kintu bizahungabanya mu ruhande rumwe cyangwa se urundi, kubera ko bashobora kuzarangarira mu kubyina bagacikanwa n'abantu bijyanye n'imideli. Hanyuma bijyanye n'ibihembo muzatanga, tubwiye ngo bijyanye n'agaciro k'amafaranga cyane cyane kuko nabo tuba tureba. Hanyuma muherutse gutangaza last year ikeka ko muzajya mutegura bino bintu n'ubundi gafite umwaka. Byaranze byatewe n'iki? Ni ubushobozi bwabuze cyangwa ni ugucika intege? Hanyuma se muraza kumubyibuka cyangwa ndetse kuriya. Okay. Hanyuma kujyanye no gushora niho tureba cyane none, amafaranga gushora ubundi aragaruka, ukomeza kutubwira mu buryo agaruka cyangwa se n'uburyo bigenda. Hanyuma umuntu agiye kubaza ikibazo kimwe n'abahanzi, ariko abantu bakibaje, ariko nifuje kubaza kubera ikibazo mwahisemo abahanzi bakiri bato cyane cyane kuba ari mwakorana nabo, ubwo barafite impamvu yabyo. Hanyuma kuri Franco urahenze cyane, uca menshi yaba mu Rwanda no hanze. Hano hantu kuri ino stage uzapafominga, ifilimi uzapafominga ni ku butunzi cyangwa se ni kuri support. Hanyuma
kimwe nifuza kubaza tujya tubona abahanzi benshi bakomeye bajya kuri afishe z'ibitaramo bikagorana ko baza muri ibyo bitaramo twagiye tubona mu Rwanda ntabwo ushobora kuba ugiye kujya kuri afishe tukazakura kuri tele uraza kutubwira unatuvunira ubunenge hanyuma Frank ubu batangije ibi bintu muri iki gihugu cy'u Rwanda nifuza kumenya ku bijyanye n'ukuntu bikorana aho bigezeho no ku bijyanye n'inama wagira ababirimo n'abari kubitangira murakoze cyane nabanza kumara impungenge ko nubwo bitari confirmed ko nshobora kuperforminga ariko nimba performinze muri rifi ntabwo nakwishyuza kubera ko ayo mafaranga nayiha n'ubundi niba ntaza gutera inkunga ntabwo naza gutwara n'ubundi icyo nateye n'inkunga ikindi ni uko ntabwo nshobora kujya kuri afishe muri nagize sinzi buriya iyo ntaje ntabwo mba niciye rufi gusa umuntu waje aje kundeba cyangwa yaje kubera ko yambonye akaza ntansanga yarankundaga yari kuri aramutse afite ubwenge agayagiye kubera ko igihe udashobotse agarira ifu idashobotse ntabwo rero njyewe nshobora kwikoreza abandi bantu imitwaro yanjye icyo nemeye mba ngomba kugikora kuko igihe ubyemeye hanyuma akenshi hano mu Rwanda ibi bitaramo byose uzabona nakozemo cyangwa umuntu namwambariye cyangwa napromotinze n'umudizayina ntabwo abenshi baca amafaranga si uko mba ngahe amafaranga yabo uko babivuze koko wenda ukoresheje ijambo ngo urahenze bivugitse nabi ariko reka tuvuge ngo wenda umuntu yihagazeho niba nibuka neza cyane abashije kubaza avuze ibigendanye n'ubushobozi ibi bintu ntabwo biba byoroshye gutegura igitaramo ntabwo ari ibintu byoroshye kandi ikindi n'ibintu bisaba ubushobozi buri bwinshi cyane kubera ko nanone ibintu byafashe ni ibintu bisaba kwitondera cyane ntabwo ari ibintu ukora ibyo gukora gutyo gusa bisaba kwitondera akantu kandi rero tugendanye n'ubushobozi kuri ubu ngubu ubushobozi buva muri twe muri twebwe muri rifi entertainment muri rusange oya sibyo wenda dufite ikibazo runaka wenda tukaba twakiyambaza ko akavuga ati ariko hari uko twabigenza cyangwa se na n'abandi b'inshuti za rifi ibyo ngibyo nibiba byaturenze ariko kugeza kuri ubu 100% ubushobozi n'ubwa rifi entertainment ikindi nanone nimba nibuka neza wanyibutsa wenda igitekerezo cyo gukora iki gikorwa ubundi cyazanywe n'iki mwabonaga n'iki kibura muri sosiyete nyarwanda iki gitaramo cyangwa se iki gice mu bibazo byari bihari icya mbere navuga ni uko intego ya mbere ni uko hari sitayiro nshyashya twifuza kuzana muri showbiz hano mu Rwanda uburyo bushya bw'ibitaramo cyangwa se bw'igitaramo nk'uko like tuzi nk'uko buri wa kane tujya muri Games Comedy nk'uko tuzi ko tujya muri ibitaramo bigenda iwacu muzika n'izindi so twaravuze ati ni gute noneho twebwe twazana igitaramo ariko noneho gifite undi mwihariko wacyo w'uko nk'uko nahereyeho mbivuga w'abadanse ariko n'abamado bari kuri stage ariko noneho intego nyamukuru ikaba ari iyo kumurika impano z'amano abajene bakiri batoya bifitemo impano zo kubyina ndetse bafitemo n'impano zo gukora zo kumodelinga cyangwa se abo bamodo so ni muri ubwo buryo rero nka rifi tumurika impano tukazishyira ahagaragara ababyinnyi n'abamodo noneho igihe kimwe cyangwa se byashoboka nk'intego dufite kuri iyi event ni uko yazajya iba kenshi cyane mu gihugu kugira ngo ijye ibasha guhaza abamurikamideli bacu bashobore kuba yazajya ibabyarira amafaranga kandi menshi so bagakora ariko bakabona n'amafaranga kandi ku bwo yazajya iba kenshi mu mwaka bikunze azajya ibona buri kwezi so rero icyambere ni ukubyara abamodo bacu akazi kuko iyi show ubwayo ni akazi
ni ukubashakira akazi twibyazamo akazi. Ikindi cya kabiri no kumurika impano zabo, ikindi no kubatinyura ndetse no kubagaragariza abashoramari ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, kubera yuko hari ikintu kijya kibabaza no kubona ukabona nka MTN ifashe nk'umuntu like wenda umuntu ikuye ahantu igiye kumukoresha mu kwamamaza like nk'amafoto wenda y'ibikorwa runaka, ariko nyamara wenda ku kazi kakabaye kuba gakugwa n'abamodo, kuko buriya abamodo ntabwo ari kumodaringa gusa, ahubwo banamurika n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Harimo iyo myambaro, harimo ibikorwa brandi runaka z'ibikorwa z'ibiproduwi runaka z'amakampani agiye atandukanye. So rero intego yacu ni ukugira ngo byibuze abamadu bacu tubamurike, ariko tunashishikariza n'abantu bafite ibikorwa runaka, amakampani runaka akomeye, kuba yakoresha abana b'u Rwanda b'abamodo b'ababyinnyi kugira ngo byibuza babamurikire ibintu byabo, kubera ko nabyo biri mu byo tubatoza. Sinzi ndumva ari ibyo bibazo bibiri. Murakoze cyane. Nongeye kubashimira ku mwanya mwiza muduhaye wo gusobanura igitabo Inzitane z'Umuryango. Iki gitabo rero njya kucyandika nagishingiye cyane cyane ku bibazo nagiye mbona muri sosiyete zitandukanye, cyane cyane nk'aho nko mu miryango nagiye mbamo ibibazo byagiye bigaragaramo n'uburyo byakemurwagamo, ugasanga rimwe na rimwe ntabwo bibonewe ibisubizo. Ibyo kandi ndagenda mbishingira ku bitekerezo ndatekerejeho igihe kirekire kugira ngo ibyo bizifashishwe mu kubona bya bisubizo twateganyije biri muri iki gitabo Inzitane z'Umuryango. Ibyo bitekerezo rero bikaba ari nabyo ntekereza ko bizifashishwa kuri uyu munsi wa event urimo gutegurwa, aho abayobozi bari mu nzego zitandukanye, imiryango, tuzayimurikira birambuye ibitekerezo bikubiye mu bisubizo by'iki gitabo Inzitane z'Umuryango. Ibyo kandi ndagenda nkanabihuza n'ikibazo mwigeze kumbaza kigendanye n'icyo gishobora kumarira sosiyete. Ibyo bitekerezo rero ni nabyo n'ubundi twateguye kugaragaza muri rusange nk'imishinga imwe n'imwe izubakirwaho mu kubona umuti. Murakoze. Murakoze kongera kumvisha ikibazo mbajije yakimusubiza amagazi, nari navuze ko ntazongera kubivugaho, ariko ntabwo numva impamvu iteka ryose mubaze ikintu umuntu kitari muri kariyeri. Urugero, uyu munsi twaje kuvuga kuri rifi, danse, fashion, ariko urareba uti reka nshyiramo akantu k'akigobyoba. Nagiye nkora ibiganiro kenshi n'abanyamakuru bo kuri za YouTube, kumva ibintu bambaza bakababwira ngo mwigishije abanyarwanda gukunda ibintu bibi no kumva ibintu bibi. Hashize imyaka 3 bimwe mbese nk'aho iyo kampeni nayitangiye, mutangire mubigishe gukunda kumva ibintu byiza bifitiye abanyarwanda akamaro, kuko nibyo dukeneye. Iyo uyu munsi mbajije ikibazo nk'icyo, umwana uri Nyabihu unyotewe no gutera imbere akabona rimwe nagisubiza kare uko nsaba uko mvuga nabeshye ko mfite amafaranga kandi ntayo, arahubuka agavuga ati nanjye reka njye muri biriya bintu babajije. Nawe usanga buri munsi ko muzi ko nkora mode mfasha abana gutera imbere,
murambaza ibijyanye n'imyororokere gute ntaribaza muganga yewe ntabwo ndi victim cyangwa ntabwo nkwiye gukurikiranwa n'abantu bagereranya ibintu bidahari cyangwa n'ubwabo batazi iyo nje naje mu kindi kintu mukambaza ikindi nkakora bituma abantu bata umurongo w'icyo nkora bagakurikira ikindi kidashoboka abanyarwanda twige kutaba virusi kuko virusi yinjira mu buzima bw'umuntu mu gihe ntaje ngo ngutangarize cyangwa nafite diplome nafite certificate nafite skills y'ikintu runaka ngo njye kugitangaza kijye kumva na miliyoni 11 ubwo amakosa nanjye ubwanjye ubu yamurashe kubera ubu mbaje ikintu nafitiye ubushobozi ariko ntibiri bumbuze kugusubiza abantu bitiranya ntabwo tuzabashyira bazahora mu gihirahiro no mu rungabongabo ikintu gihari ni iki umuntu nakwitiranyaho cyangwa kubaza ibyo adashoboye ntugahangane nawe jya uhangana n'icyo yakwitiranyije nacyo naza akavuga muri Kimironko agusange Nyarutarama azaba afashe iki ubusa naza akavuga nta pasiporo ugira akubona ufite visa wagiye i Burayi wagarutse we abata umwanya w'ibidashoboka ntabwo ari ukuvuga ko ibyo bintu wenda bidahari ntabwo biri mu mamodo gusa mu banyamakuru mu basirikare mu bapolisi human being ikintu cyose kivuka utakibyara utazi nta nubwo gituruka ntabwo wavuga ngo ugiye kukigirira control ahubwo ikintu gihari ni iki ni ukwigisha umuntu guhitamo icyo ashoboye nuko ari bugikore mu gihe atabangamiye undi muntu ariko naza akakubangamira ribu ni kibereho n'amategeko y'u Rwanda ariko ntushobora kuvuga ngo umuramuza kogosha umusatsi kandi umusatsi umera uzaho umusatsi waturutse genetics uzaho ubwanwa buva ubuse bavuga ngo babita ababujubuju bareke kuva mu ngo kuko nta bwanwa bagira hari ibintu tubona ubuse banziyo ndako nabaye ngufi hari ufite metero 2.5 abanyarwanda n'abanyamakuru b'umwuga twige kubaza umuntu ikintu akora n'icyo ashoboye iyo umbajije ibyo ntakora umbajije n'ibyo ntashoboye ubu mpemukiye ubu mpaye gusubiza ibintu ashoboye rimwe na rimwe ushobora no kubisubiza nabi nagira imana nkabigwaho ukamwagirwaho ariko iyo ubajije umuntu ikintu kitari muri kariyeri ye ikintu adashoboye ikintu atazumva kwibwira ngo ngewe reka muzine umuhemukiye ikintu gihari ni uko ibyo ambajije si abamodo gusa si abanyamakuru gusa si abapolisi si abasirikare si abapasiteri si abasilamu si abashehe it's everywhere ahubwo abanyarwanda mwige kubaza umuntu icyo ashoboye cye nikimunanira aba ariko mu muvere ariko nimuza kumubaza ibidashoboka mutuma nyina abantu bava mu bintu byiza bagatangira gukuri muzo ukuntu se dukunda byacitse ubu ngubu iyo ngiye gusubiza neza nka ambesitende runaka twari kwibagirwa icyatuzanye hano twaje gushyigikira n'isi mwihangane mubaze ibibazo bijyanye n'ibitaramo na fashion n'abamodo n'abaririmba tuve mu buzima busanzwe bw'umuntu kuko ubu ngubu se mwaje munambaza amafaranga afite kuri konti nkuru ufite ntabwo wenda nayo mayero kuko ashobora kwisi n'amayero n'amapanu n'amadolari kuko amakonte mu Rwanda arahari ariko si byo byatuzaniye neza ntabwo mubona ukuntu ibi bintu byagiye bifata itangazamakuru rikabisiga isura mbi abanyarwanda bakatwisha gukunda ibintu bibi byacitse ibyo bamereye nabi ntamubabaye si we gusa ararengana yasomye yanakwiye no kubibaza ariko ikintu cy'ukwiye ubu ngubu uzamuhagararize kumva hatari ifi hatari undi muntu ubimbaza ubundi gusubize neza Rifi atwamenye umwaka cyangwa umwaka ushize okay Rifi namenye nabo umwaka ushize bantumiye nkuko abandi ma agence bose bafite inyota yo kumenya uko nkora uburyo abo nkorana nabo uko tubayeho kuko buri muntu wese ntibazakubeshya twese dukora twirefera ku bandi bantu
ikintu dukora ni iki, tuzanamo umwihariko. Kwirefera ku muntu si bibi, ahubwo kutagira creativity ni bibi. Kumamagara bo rero ngo nze ni kugira ngo nganire nabo, wenda nuko kuntinya kuveho, kuko nanjye turabona ntinya nabo nanjye ndabatinya ibibazo byanyu. Iyo umunyamakuru ahamagaye ndamubwira nti urambaza ibitajyanye n'ibyo nkora ndaguhitana. So baranyapproachinze nyine ndagenda basura aho bakorera, turaganira, dukorana imyitozo, nza no kumenya n'abamodo be, tangira namwe kubashakira akazi, namwe no gutangira kuba presentinga aho nsanzwe nkora ku bakiriya banjye kugira ngo ndebe niba hari uwo bashobora gukunda akaba yagenda gukorayo. Nsanga bafite n'ababyinnyi nabo nubwo njye ntari umubyinnyi byananiwe wajya na mize beto, nagiye kureba uko babyina, nabo tugenda dukorana mu buzima busanzwe, nubwo atari ngombwa tuvuge ubwo twakoranye. Ariko ikintu nababwira ni uko si abamodo gusa, si runaka, impano iyo ari yose hano mu Rwanda, umuntu wese ubashije kunyegera ufite umwanya, igihangano akora icyo ari cyo cyose ari cyiza, mu bushobozi buke afite imana yampaye, ushobora kutamuha amafaranga ariko byibura nkamurangira aho ari, cyangwa nkamubwira nti byibura komerezaho, kora ibi n'ibi, vugana n'uyu, cana. Si rero si abamodo gusa, si amajanse, si abadizayina, impano iyo ari yose hano mu Rwanda, igihangano icyo ari cyo cyose, umuntu muto ufite impano ikizamuka, kubera nzi ukuntu kugira umuntu kumva n'umuntu ugufasha ukiri mutoya mu guhanga bigorana. Niyo mpamvu unyegereye uwo ari we wese ufite umwanya gerageza kuvugana nawe cyangwa kumufasha mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Amani no ku bijyanye n'ibiciro, ntabwo navuga ngo ndahenda, ariko iyo ngiye gukorana n'umuntu anyishyura urugendo rwanjye rwose, kariyeri yanjye kuva ndi umumodo kugeza ndi umu agent kugeza mfite agence. Ntabwo nishyize umuntu aka kanya, oya, nkora package yo kuva umunsi wa mbere, ntabwo nakize shakira abakiriya ndahita nyine. So rero ntabwo ari umuhenda, ahubwo ni ukwihesha agaciro. Umuntu wese iyo yihesheje agaciro ashobora kugira abantu bakeya bamwumva, ariko iyo bagiye kumuzaho baza bose birukanka, kubera ko abantu bose bakunda ibintu byiza. Abanyarwanda n'isi muri rusange, niba ushaka gutera imbere wowe ubwawe baza guhesha agaciro. Abantu benshi bazavuga ngo muri iriya atarahenda, ariko at the end of the day nawe nta muntu udakunda gukorana n'umuntu mwiza, gusohokera ahantu heza. Niyo mpamvu namwe uyu munsi ari mwebwe bahamagara, iyo se nimwe abanyamakuru bari mu Rwanda gusa, kuko muri abanyamakuru beza. So rero ni ukubanza ukihesha agaciro. Ntabwo rero ifi aba bantu nabaca amafaranga, si uko ntayashaka cyangwa batayafite, ahubwo ni uko Abanyarwanda dukwiye kwigamo ikintu cyo kubaka mbere y'uko dutaha ibyo twubatse. Uyu munsi turakuza nkubwira ngo ntabwo iyo miliyoni cyangwa 500 ntabwo yayabura, yashaka kayamba, ariko nta kintu nawe mufashije. Bivuze ko iyo miliyoni nanjye ntayishaka cyangwa ntayikura cyangwa hano, ariko iyo nje nkamufasha gutyo. Ubu amatelefone nakiriye ntabwo ayazi ibyo arimo ategura, nirengagije ko mfite we best models mu nshingano zanjye presenting nibwo nsibibazo bya ifi. Uko rero nyoboye ko ntabwo reka kumuvugira, ahubwo nuko giyewe kuvugira ifi cyangwa gufasha abandi ntibikuraho kujya mu mabara natera imbere. Kambaho urugero, ako kanya mwese nshobora kubaha buji murazizi, yewe abafite buji ari njye wifite yonyine yaka, izami nkaza nkazikongeza mwese buji zana zikaka. Iyo zatse ntabwo zikuraho urumuri rw'umwimerere rwanjye, oya, ahubwo zituma urumuri ruke nari mfite ruba rwinshi. Uyu munsi ikintu mfasha nuko imfasha gusobanurira Abanyarwanda ko modeling ntabwo ari ikintu cyo gukina. Modeling ni akazi nk'utundi. Ahantu ntashobora kugera uyu nguyu yarangereye, iyo mutizi umurindi rero nkamufasha kuzamura ibikorwa bye byiza, bituma wundi wese wari ufite ingingimira. Ubuhanzi muri rusange mu Rwanda ntabwo ababyeyi bacu bumvaga, abenshi bumvaga ko niba papa wari umwarimu nawe uzaba umwarimu, niba ari umuganga, niba ari umuroya, twese tuzajya muri izo nzego za leta. Ariko ntabwo ariho ubuzima buri. Ubuzima buri mu guhanga, ubuzima buri muri muri rusange. Rero igihugu cyacu Abanyarwanda bakwiye kumenya ko nitudashyira imbaraga mu bihangano bikorwa n'Abanyarwanda, tuzahora buri munsi duhanze amaso ibihangano by'amahanga, kandi atari uko twebwe Abanyarwanda tagira ibihangano, ahubwo ntiduha agaciro ibihangano byacu. Mwebwe rero nk'abanyamakuru naho muva mu miryango,
ni twebwe abantu ba mbere bo gushyigikira abantu tuzi. Ntibyumvikana uburyo yewe umuhanzi ukora igishushanyo tablo ntakwiye kumuha isoko, nkarenga nkajya muri wenda tuvuge urugero se, nkajya muri musée y'Abafaransa ikomeye cyane muri Paris, Louvre, place de Louvre, nkabonamo igihangano kigura miliyoni wenda tuvuge y'amayero, urukumva kandi wakireba ugasanga nta Cyurutimana Diogene azi gushushanya neza kurusha uriya muntu iwabo bateje imbere. Hoteli z'Abanyarwanda zikajya kugura ibihangano bihenze cyane by'amafuti biriyo kure, basize bene wabo baha n'icya gatatu cy'amafaranga basipendinze hariya, bakaba basevinze Abanyarwanda benshi cyane. Ariko kumva gusa ngo ibihangano by'Abanyespanyol, ibihangano by'Abafaransa, ibihangano by'Abanya-Cote d'Ivoire, ibihangano nibyo byiza, aho ya ntabwo ari ibyo bintu. Made in Rwanda buriya ntabwo ari imyenda gusa, Made in Rwanda ni ikintu cyose gikorerwa hano mu Rwanda, dore no kwitangazamakuru, production yani itangazamakuru. Ukumva ngo kugira ngo igihewe inkuru yanyu igende neza ndajya guhamagara VOA iraza kugikora mu ndimi zanyu no mu myumvire yanyu no ku rwego bariho. Kandi nimpamagara umunyamakuru umwe muri mwebwe turavugana Ikinyarwanda, ndamubwira igisekuru cyarya cyumve, ndamubwira n'agahinda kanjye akumve, agatangaze nk'umuntu nubwo atari mu kabaremo, ariko turi mu gihugu kimwe, buri ibintu byose tugenda gusa byacu. Rero umunyamakuru ufata umunyarwanda akamurikaho urusyo abatisize kuko ubusigaye heza. Erega u Rwanda si jye gusa, u Rwanda si wowe, u Rwanda ni twese. Rero kuba ndi hano naza gufasha Rifi, reka mvuge ngo mbashaka ko ngira andi maboko. Ese uyu munsi mfuye ibyo nakoraga ninde wabisigaramo ntaragize undi muntu mbwiye? Nta n'umwe. Rero twige ko ikintu dushaka mu buzima bwacu tuba mbere yo kubanza kugitanga. Nugira imitima imeze gute, twese ibi bintu tubamo by'umwanda bizarangira. Murakoze. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo abamodo dufite muri RFI dufitemo abamodo bagera muri 60. So dufite abamodo bagera muri 60 bagiye bari mu bice bigiye bitandukanye, aho hari muri muzo bo kumurika imyambaro, hakaba n'abamodo bita video fiction, ariko abo ngabo ntabwo dukunda kubatanga cyane kubera yuko abahanzi nyine ubona ari hatari. Ikindi dufitemo n'abamodo b'amafoto cyangwa se bo kwamamaza gusa, rero baba bagiye mu byiciro bigiye bitandukanye, ariko bagenda babarizwa n'ahantu hatandukanye, ntabwo bose ari muri Kigali kubera ko dufite ishami Gisenyi, Rwamagana ndetse na Ruhango. I Kigali tukabaho ariho hari benshi kuri headquarter. Murakoze. Ku kigendanye n'ibihembo ku munsi wa event, mu buryo bwo kubivuga bw'amafaranga, turacyashaka kugongera kubwo twateganyije, ni muri iyo mpamvu rero tuzabutangaza ku munsi wa event, kandi turabizi ko bizabashimisha cyane. Ku bigendanye n'uko twifuza dukoresha abahanzi bato bato, ndagira ngo mbibabwire muri iyi show yacu yari Dance and Fashion Show, nta munsi n'umwe muzegera mubona twazanye umuhanzi uri big, kubera projet yacu ukuntu imeze. So naho projet yacu ukuntu imeze ni projet tutifuza nyine kuba twavuga ngo, kuko projet yacu niyo kugira ngo byibuza twebwe rifite umurika impano, tuzamura impano cyangwa se turazimurika tukazivana kuri urwego rumwe tukazishyira ku zindi. So ariko niyo mpamvu rero twifuza kuba twakorana n'abahanzi nanone bari talented, bafite impano zidasanzwe mu gihugu,
kandi nanone tubona yuko byibuza ariho igihugu gitegererejeho ejo hazaza heza ku bigendanye n'abahanzi baririmba. So nibinakunda ko tuzana umuhanzi uri big, nitunamuzana azaza ari surprise, ntabwo tuzamumenyesha. Tuzatumuzana ari nka surprise, abantu mumenye kuri event, aririmbe kuri event, ariko ntabwo tuzeye tumutangaza ku mabana yacu cyangwa ko tuzakorana. Oya, ntabwo ibyo bintu bizashoboka. Si uko ubwo bushobozi budahari cyangwa se si uko tutabishaka, ahubwo ni uko projet yacu ukuntu yubatse no ukuntu iteye twifuza gukora muri ubwo buryo. Murakoze. Niba tugifite umwanya uhagije ujye wenda twari kwihuta twafata nk'abantu bane noneho tugasoza. Munyemererwe nafata abantu bane ubundi tugasoza. Ubwo bari babonetse, ndavuga babonetse wa mbere, wa kabiri, wa gatatu ndetse na wa kane. Ubwo turaza kureba niba twafata undi bitewe n'umwanya twakoresheje mwakoze, ariko twafata umwanya twahera hano imbere kugira ngo wese abone ikibazo cy'uko twihuta. Yego murakoze. Jewe nitwaza Denis, kamera y'igicara y'Rwanda TV. Ikibazo cya leta kibaza umuyobozi wa ifi Lincoln. Batubwiye ko ari edition ya kabiri cyangwa se ari igitaramo cya kabiri mu gihe cyo kumurika imideli ya Denis. Ese abantu bitabiriye edition ya mbere n'iki kintu biteze muri edition ya kabiri, ikibuza cy'agashyamba abo mu Rwanda kuzaza mu gitaramo. Okay, murakoze. Harimo udushya tugiye dutandukanye. Ikintu cya mbere, kubura ku nshuro ya mbere nta bahanzi bari barimo. So iyi nshuro rero dufite abahanzi kandi ndetse b'abahanga beza igihugu gifite, nka Chibu ndetse na Kenedwin, bamwe mu bahanzi beza igihugu gifite. So uwo ni umwihariko wa mbere yuko bazaririmbira, bazabitabira igitaramo cyacu. Ubushize bitigeze bibaho kuko bushizeho hari harimo abakomediyani. So kuri iyi nshuro nanone kandi undi mwihariko urimo ni uko harimo yuko byibuza twashyizemo ibihembo. Bushize nta bihembo byari birimo, harimo ibihembo kuri ino nshuro tuzahemba abantu, ndumva nabivuze. Ikindi cya kabiri ni uko stage zacu zitandukanye n'iz'umwaka washize. Abamodo bateguye ibintu byiza n'abadansi bari gutegura ibintu byiza. Muzabona ibindi bintu byiza birusha iby'umwaka washize. Murakoze. Nitwa Jean Paul Kayitare Imvaho. Iyo umuntu yateguye ikintu nk'iki ngiki ni bizinesi, twese turabyemera. Nagira ngo umenye edisiyo ya mbere mwinjijwemo akantu kangana gati mugereranyije. Aya mezi turimo ni amezi atoroshye. Abari mu cyaro barukinga, ariko no muri Kigali tuyibanamo twese. Muratekereza, murabona mugereranyije umwaka ushize n'ubu n'uburyo mwamamaje, murabona hari ikintu muzakuramo. Hanyuma ikindi, nimurabona iyi posita, ndibaza ifi irirya ikimara ko nta muterankunga tubonamo hariya, biparitse muganga wazamuye uri hanze. Ndabaza Kabano mu za 2012 ndumva najyaga mubona nakoreraga na byo Atlantique, hari abasitari najyaga mubona nabo. Muri iyo myaka hari agence yitwaga PML, urayizi ya Korona. Twajyaga tubona mu gihe cya vakansi, hari abantu bavuka bazaga bakazana n'abantu kwigendera mu kindi n'abandi bose, tukabona hari icyo kintu cyo guteza imbere uburyo bwo kumodoringa. Ubu ngubu bihagaze bite? Ese abakobwa muri iyi minsi barabyitabira, abahungu barabyitabira? Ese iyo mubikora ntabwo bifatwa bakunda bavuga bati wenda Kabano abakoresha ibintu bya happiness byo gutyo ntibikabe? Iyo abakobwa bakugana cyangwa se abo basore,
nta kantu baca nta cyuho cya ruswa twabibonamo kubera ko baba bakorana n'umusitari hanyuma ikindi ngaruka kuri ifi kubera ikimwifashishije kaba ni ukubera ko iryo zina rigiye rizatuma agasimbi kwiyongera. urakoze reka mbere kuri icyo cya nyuma waruvuze impamvu yo kwifashisha Kabano Franco ikintu cya mbere ntabwo Franco twavuze ngo tugiye kubanza turebe ku izina rye oya ntabwo twavuze tugiye kureba ku izina rya Franco ahubwo twarebye kuri pano dufite ni wowe muntu ufite ibintu by'ingenzi byiza byakubaka abanyarwanda bazaba bitabiriye event yacu. So turareba rero tubona Franco ni umuntu mwiza ukwiriye mu gihe cya nyacyo kirimo cy'igitaramo cyacu kugira ngo byibuza pano twateguye azagire icyo ageza ku bazaba biteguye kuri event yacu bizagira icyo bimarira abantu bitewe no kuntu bamwe bamuzi. Rero icyo navuga ni umugabo mwiza w'umuhanga mu byo akora n'ibyo avuga. So rero nicyo twashingiyeho. Hari amazina twazana n'abandi benshi b'amazina ariko icya mbere ni uko byibuza we nka Franco ni mwiza mu bimurimo kuruta izina rye mwebwe mwamubona. Ikindi numva wigeze kubaza avuze ati nta muterankunga dufite. Yego ntawe ariko si uko tutabashaka ariko urumva icyo utangira projet uri kubaka ikintu kiri big ugenda gahoro gahoro. So rero icyo turiho kuri ubu ngubu nta muterankunga dufite byose ni 100% kuri twebwe biva mu bushobozi bwacu ariko turifuza yuko ahubwo mutubera intumwa kugira ngo byibuza abantu bamenye ibyo dukora, abaterankunga batugane, abashaka kwamamaza, abifuza ko iki gitaramo ushobora kuba ati nyarashaka ko igitaramo gifata cye kiba buri kwezi. Nibyo ni ibintu bishoboka, nibatugane rero kandi ntabwo bazicuza kuko hano hari urubyiruko rurenga 100. Ubwo abamodo bonyine ni 60. Ubwo ntabwo twashyizeho abaprotocole, ubwo ntabwo twashyizeho abadansi, ubwo ntabwo twashyizeho n'abahanzi dufite nabo bazaririmba ko dufite n'abahanzi nabo. So ubwo barenga 100 bajya kugera muri 200. So murumva rero ni ahantu heza ho kuba bazana ibintu byawe ukabyamwe cyangwa twifatanya natwe kandi natwe twagufasha kuba byagera kuri cyangwa se ukagera n'umusanzu ku mpano dufite muri Life Entertainment. Niba nibuka neza ikindi kibazo wari wabajije ku bijyanye n'amafaranga kwinjiza. Ku bijyanye n'amafaranga kwinjiza rero uko biri turashimira Imana kubera yuko ikintu cya mbere twishimira, ntabwo twishimira kuvuga ngo amafaranga twinjije oya, ahubwo icyo twishimira ni uko nyuma y'igitaramo dukoze feedback tubona ni nziza kurusha ibi. So rero niba tubona feedback nziza mu gitaramo cya mbere twakoze uko wongeye kubwira amafaranga yana nazakubwira nka nyuma y'ibitaramo nka 5 edition nk'esha nibwo nakubwira ati bya bintu cyo koza nyine agafaranga nawe abaterankunga iki ya. Ariko kuri ubu ngubu twishimira ko byiza turi kubona feedback nziza z'abantu bavuga ati kuko nk'ubu twe twaratinze pe abantu bari twandikiraga ati Life Dance and Fashion Show bimeze bite ko mudado y'igitaramo. So ariko nibyo byadutumye twifuza gutuma tuvuga ngo reka twinjize edition ya kabiri kwa kiyambiro baduha feedback bakavuga ati ibintu mwaduhaye bobo ntabwo mba nicaye hano reka ntabwo nakigaruka. Ariko icyiza byibuza 99% feedback twabonye na comment ni nziza kurusha ibi. So niyo mpamvu rero mvuga ati umusaruro ni mwiza kuruta ntabwo icyo turi kureba nawe ari amafaranga, ahubwo turi kureba ibyo duha abanyarwanda barabyishimiye mbese birabanyuze. Ubwo rero nibakomeza kubyishimira n'agafaranga kaza. Urakoze nanone nibyo koko uko twatangiye modeling ntabwo uyu munsi ariko bimeze. Ntabwo uzabona best models cyangwa se jewe fata abana muri vacances ngo mbazane wenda kuba traininga nta project runaka bagiye gukora ngo ikavaringa na matike yabo nkuko twebwe twajwaga kumara umwaka
dutega cyangwa ibiri nta na show twiteguye. Uyu munsi rero byabaye business cyane kuruta uko byaba hobby. Twatangiye ari hobby ariko hobby yaje kuvamo business. Ntabwo rero uko twakoraga muri 2012 uyu munsi ariko dukora kubera ko tureba aho n'ubukungu bw'igihugu aho bugeze nabo dukorana nuko isi igenda itera imbere. Uko izindi nganda mu gihugu zitera imbere niko na modeling na fashion n'abandi bose bagenda batera imbere. Ntushobora gupfa kubona ahantu uri guhuriza abana gusa nta gitekerezo runaka gihari. Nanjye byo guhuza abantu gusa narabiretse no gutraininga abana ntabwo bahuriza hamwe bose kuko ntabwo baba bafite ubushobozi bungana. Iyo scoutinze umwana mu muhanda mbanza no kumwigisha byonyine kumukuramo imyumvire yo mu muhanda. Ntabwo rero namuzana kumwigishanya n'umwana nakuye mu gipangu. Bari abana babiri batumvikana ubwenge bwabo n'imitekerereze ibitameze kimwe. Mbanza guhangana na behavior y'umuntu ku giti cye kuko artist cyangwa umuhanzi muri rusange iyo adafite ingeso nziza ibihangano bye bihinduka zero. Rero guhuriza abana hamwe biragoye, bigoye atari kubera ko umuntu atabishaka, bigoye ahubwo kubera aho isi igeze nuko byabaye business cyane kuruta kuba guhuriza abantu hamwe mu kiruhuko mugiye kubigisha. Uyu munsi ikiruhuko kigeze abana wenda tuvuge cyangwa se bakagiye mvuge muri vacances, iyo abamodo banje baje mu biruhuko niwo mwanya nanjye mba mbonye wo kujya mu kiruhuko kuko mu busanzwe kabara akazi kanjye ka buri munsi. Ntabwo rero nareka akazi kanjye ka buri munsi ngo njye gufata abanyeshuri mu biruhuko mfate programme runaka UNICEF itanyishyuriye ngewe njye kuyitanga kandi hari ubushobozi runaka UNICEF yakabaye iha abantu runaka bagatanga ubumenyi bwo mu kiruhuko. Ikindi sindi n'impuguke cyane yo gufata abana ngo bahurize hamwe mu biruhuko mbigisha. Kera hari n'ibyo twaga tujyamo tugendera mu kigare kubera ko nta bindi bintu byinshi byaba bihari, nta n'ikindi kintu dufite, tukagenda kubera ko ari ukugenda. Kambabaza na hari ubwo mukibona abanyeshuri bo muri primaire bavanga hano bakajya kureba nk'umupira kabuga. Kera muzi ko twese twiga muri za primaire twajyaga tujya ahantu kure tukajya kureba imipira. Uyu munsi ninde mwana wawe ahita abana ya moto, ahita abara umwanya, ahita avuga ati n'uwo mupira ndajya kuki wenda ndimo ndibanda kuri kuba software engineer, ninjya guta umwanya kuri football ndaba ndimo nta kazi igihe. So rero si uko tutabishaka ahubwo abantu barakura n'ibihe birahinduka. Amagence twakoraga icyo gihe hari iyo agence wavuze njye nabaga muri Daddy Max, hari amagence nk'abiri cyangwa atatu mu gihugu cyose. Hari n'izindi bura mwe mwabaga mutazi iby'abantu b'ubu bita mukubite. Habaga nyine abiri, iya Daddy Max Agents hari na PMA. PMA nawe yavutse nyuma ya Daddy Max wa gatoya. So habaga hari n'izindi agence ariko ziri aho gusa ukaba wayumvaga irahari ariko ukabura n'abamodo, ugasanga n'abashaka kuzijyamo ntibabishaka, barashaka kuza aho turi. Rero suko tudashaka ibyo bintu kubikora, ahubwo abantu barakura, ibintu birahinduka, igihugu kirakura, abantu bagira n'imitekerereze mishya. Ubu kera bagiraga gutya kamera, hari umuntu n'umwe wabonye afite kamera hano gutya. Reba ukuntu abana bateye imbere, bariyicarira bakamonitoringa kamera kuri telefone. That's so beautiful. Rero ntabwo uzongera gupfa kubona abamodo 1,100 bateraniye ahantu nta project runaka barimo gukora. So rero ntabwo navuga ko ibyo tutabishaka cyangwa bidahari, ahubwo nuko habayeho wenda reka tuvuge gutera imbere no guhuguka. Nakoze nitwa Jay Mena Patrice Night, nzaza kwibanda cyane kuri ako kabano kugira ngo bumwe mu bantu bavuga ko babaye impirimbanyi na modali n'abamodo muri rusange n'ibintu byafashe. Ibyo ngibyo ni ikintu umuntu wese adashobora kujya impaka. Mu minsi yashize wigeze kumvikana muri saga n'uwitwa John Munyeshuri wa Kigali Fashion Week. Ndagira ngo ntabwo ushaka tuza kwinjira muri kese cyane, ariko ndagira ngo gushyiraho umucyo kuri icyo kintu. Ndagira ngo uhite binangira ku kibazo nyirizina nashaka kubaza ko bumwe mu bantu basa nkaho bahaye agaciro abamodo uyu munsi bakura ku gukorera ubuntu no gukora itike ya 3,500 kubashyira kuri 50, kuvuga ko urugendo rukomeye cyane no kubateza intambwe mu buryo bugaragara. Aho banagira ngo mubaze niba bidashobora kuzagunga abashoramari bakiri bato
bitewe n'igiciro uyu munsi uburyo ki wazamuye imibereho y'abamodozi ukaba usa nkaho ushobora kuba wayirengagije aba bashoramari batoya bari kuza bishobora kuzabagonga wenda kuvuga runaka ushobora kwafukinga abamodozi bitewe n'uburyo na standard bashyizweho cyangwa bari buri munsi ndetse ko nanone binajyana n'iterambere ry'igihugu nk'uko wari wabivuze n'aho uyu munsi ubuzima bugeze ibyo bintu byombi birabiduhuriza gute hanyuma udushyirireho n'umuco kuri akantu nari mbigeho mvuga ka joni bw'ishuri na kigali fashion murakoze cyane. Ntabwo nakabaye mvuga Kigali Fashion Week ariko reka nivuge uko yibajije. Ntabwo buriya ari jye wagiranye ikibazo na John ahubwo niwe wagiranye ikibazo nanjye. Ko jyewe mu buzima busanzwe ushobora kugirana ikibazo n'umuntu ko menye ko tugiye kugirana n'ikibazo itashaka inzira zituma icyo kibazo kitaba kubera ko buriya iyo tujyanye ikibazo jyewe bishobora kunyicira ubuzima bwanjye bwose aho kugira ngo ibyo bintu bibe birwanya hakiri kare. John rero ni umuntu udashobotse, icyo cyo ni icya mbere ntabwo tukigarukaho. Kugira ngo nemere no gukorana nawe, John yaje bwa mbere mu Rwanda 2012. Ndeba uko bakora, ndavuga muri Dade Max igihe nari maze gukora show ebyiri zikomeye. Yari show yabaga mu Rwanda yitwaga Rwanda Fashion Festival, ishobora no kuzagaruka wenda nibikunda. John azanye projet ndayireba ndavuga ni ntayo nzajyamo atari uko ndashaka gukora cyangwa ndabifasha ariko nkareba nkavuga ni aho kugira ngo njye ahantu ntashaka buri muntu wese agira ukuntu ateye. Urugero ushobora kuba ukina muri APR wamara bakwicara nko ku gatebe wenda tujye kunigeze nicara ku gatebe wenda nkaza akandi ka ekipe nako mu cyiciro nk'icya kane gereranyije mukavuga uti aho kugira ngo ujye gukina mu cyiciro cya kane nzategereza imyaka nk'ine icyiciro cya kane iyi kipe izamukize mu cyiciro cya mbere mbone kuyikinamo. Nako byagenzeho. John yaje mu Rwanda 2012 ariko nakoranye nawe 2015. Nakoranye nawe ntazi ko nzakorana nawe namuzi gukora amaproje nubwo ari kimwamwanya azi ubwenge pe ashobora kuzamo twese akadukonvenka 2 ufite 1000 ufite 5 afite igihe nawe afite tukabikuramo tukabimuha n'umutima mwiza. Azi kuvuga pe niba ari umuntu ufite proje nziza ashaka umuntu uyimupicingira nabwira ngo genda usinye na John contrat y'ukwezi kumwe agupicingira proje yawe uhita umukuraho uhirwarize kubera nyuma yo kugupicingira ahita aza ninjye gukoresha ijambo ribi ritari zanwa kabininyamo ahita aza akabyangiza. 2015 mu kwezi kwa mbere baranyegereye barambwira ngo hagiye kubaho ikintu cyitwa Rwanda Fashion Council, ngo ambasade y'Ababiligi igiye kuyitera inkunga 500,000 by'amayero. Ntabwo ndi bica ku Rwanda uko byagenze, bati ibyo 500,000 by'amayero ni amafaranga menshi. Bazafata 150 babihe amamodo biteza imbere nyine bagenda bagabanya bavuga bati amadizana bazabahaya, aba fashion photographers bazabahaya, abamodo bazabahaya, event promoters nabo bazafataya. Numva ni igitekerezo cyiza ndemera ndagenda kuko numva atari Kigali Fashion Week yonyine, numva ko tugiye gukora mu Rwanda nyine Rwanda Fashion Council, abantu bose nyine bari bagiye kuba represented. Ndemera ndagenda kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatanu nari maze kubamenyera, ariko bo behind the scene ntabwo bashakaga mu by'ukuri ibyo. Bari barashwanye n'abamodo bose kuva igihe batangiye gukora ko azwiho kudahemba no kwirata no gutukana, abamodo bose bari bashizeho. Icyo gihe nari naramaze gushinga ihuriro ry'abamurika imideli ku rwego rw'igihugu Rwanda Fashion Models Union. Baravuga bati kugira ngo twigarurire aba bantu cyangwa twongere kubona abamodo beza, tubone n'abamodo muri Golden Models Agence nari mfite yaridingaga mu gihugu, nuko tuza guca hasi tukiyegurira umutima wa Franco kuko tuzi ko akunda gukora akunda n'abamodo. Nitubwira ko tugiye kuzana ikintu kizafasha abamodo azaza wese nta cyasizima, kandi uko byaje umva nagiye niyo wese n'ubwenge bwanjye bwose n'ibiki. Nagiye muri Kigali Fashion Week isanzwe iba mu kwezi kwa 11 gukora no kuva igihe mu kwezi kwa gatanu hari amaze kuvamo igitekerezo cy'uko Kigali Fashion Week kuva mu kwezi kwa 11 ikaba mu kwezi kwa 7 ariko igihugu cyacu gifite amafaranga kinashyushye gisa neza, ko mu kwezi kwa 11 mwezi kwa hari imvura ibintu bitagenda neza. Noneho ahita avuga ati ubwo tugiye kwikora aha wowe tuzagushinga abamodo
kunshinga mu modo ntabwo zari impuhwe zo kwamuhaye akazi, kwari kugira ngo n'ubundi mbaza, ariko nari ntarabimenya. Naje kubimenya show zirangiye, noneho ndabyemera, ariko ndamubwira kugira ngo nemere ko nzaba mpagarariye abamodo nuko uzemera condition nzaguha. Ntabwo yari kuzanga kuko yarakeneye abamodo bashoboye kandi baridinze mu gihugu. Ndamubwira ni icyambere, abamodo bose tuzakoresha kuri finale at least buri mwana agomba guhembwa ibihumbi 50. Hari 2015 mu kwezi kwa karindwi arabyemera. Noneho kuko ubundi Kigali Fashion Week muri rusange ntabwo ari show yakabaye umunsi umwe, it's a fashion week. Habamo ibintu bigiye bitandukanye byinshi, ama master classes, udushow dutoya, ku buryo nyine igenda ikaba event y'icyumweru. Turapanga Kigali Fashion Week ntabwo yabayeho yonyine mu mateka, habamo show eshatu. Ndabyibuka ku wa kane twakoze show mu rugo rwa ambasaderi w'Abagande Nyarutarama. Abamodo bakoze iryo joro barahembwa ibihumbi 30. Umunsi ukurikiyeho kwa gatanu dukora show mu rugo rwa ambasaderi w'Abongereza Kacyiru. Abamodo bakoze iryo joro barahembwa. Turongera kwa gatandatu dukora finale mu rugo rwa ambasaderi w'Ababiligi mu Kiyovu. Urumva umumodo wakoze iminsi 3 ikurikirana 30 yatanye amafaranga ngahe? 110. Sibyo? Bwari bwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda hakoze abamodo barenga 50. Kuko icyo gihe hakoze abamodo hafi 80 dufasha bagiye bakora iminsi ibanza n'abakoze finale. Byibuza mu mateka y'u Rwanda ijoro rimwe miliyoni zirenga 30 zarenga imiryango yacu. Kana akantu katigeze kabaho mu buzima. Singwani no John kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa karindwi mo hagati yarambembye w'abandi. Nanjye icyo gihe naradefi nayo show nyuma navuze ngo nakoze nk'umumodo cyangwa nk'umuntu nyine wabigize umwuga. Yarambembye amafaranga ya show 50,000. Ubu hari hasigaye amafaranga y'uko twakanye kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa karindwi n'amafaranga yo gutraininga abamodo no kuba ndidinze casting, because nari casting director. Namufashaga gutoranya impano muri rusange no kubayobora. Urumva ko n'ijya wakoresha amahari hasoza ama trainings, kumugira inama, ibitekerezo byanjye atari gupfa anishyuye. Byonyine kunganamo nka mwemerera. Noneho Bralirwa niyo yamutera nkunga mukuru hamwe na Tekino. Sinuvuga umubare w'amafaranga Bralirwa yatanga, ariko Bralirwa amafaranga itanga ifata kimwe cya kabiri ikashyira muri publicité, ikindi kimwe cya kabiri ikayaha umuntu wateguye igitaramo. Haburi iminsi 3 ngo amafaranga ya Bralirwa asohoke, John umunyeshuri aranyirukana. Aranyirukana umuhanya. Navuye Kacyiru aho twakoraga hari umusaza ati vanyu hepfo ku mavazi. Natangaga mu gikari cya Sofaru ku Muhimbi. Navuye ahantu ndira kugeza aho nari ntuye, ariko mbanyaga guhura n'abantu ayahanagura. Ariko nabona nta muri imbere yanjye akamanuka nk'umugezi wa Mushorozi. John rero kuva icyo gihe nahise mbona ko atari umuntu. Hari umuntu twakorana nawe witwa Cecile, arabeshya sinzi niba ndibwibuka uwo mukobwa yabaye mu Miss, yavuye Uganda. Uwo mukobwa yageraga n'amafaranga menshi, araza aje ubwumva yaguriye John n'ibiki. Arambaza ati uyu mukobwa uramuzi? Nabwo ndamuzi. Ese yakora nta kibazo yawe? Uwo mukobwa nuko ntashobora kumuzana ngo bibabwire. Yishyuye John umunyeshuri kugira ngo azakore, bazamuha 200,000. Uwo mwana nta n'amafaranga yakoreye. Bambajije ati se uramuzi? Ndavuga ntiye kuko ni umumodo mwiza nubwo yari yagiye mu Miss. Nta kibazo rwose yakora n'umumodo mwiza agakirana neza. None uwo mugore witwa Cecile, uwo mumodo yakoreye umwe mu ba designer bo muri mwihangane n'inkuru ndende kandi mwambuye ngo mbibabwire uko bimeze. Umwe mu ba designer bari bavuye mu Buyapani Tokyo. Ishakoshi ye uwo mumodo yarayisigaranye. Ntabwo ari ubujura ko n'umumodo afite amafaranga pe kugira ngo yabyaranye n'umuntu wo muri ukina muri basket w'umunyakenya. Sinibuka izina rye n'igihugu nazikuri babwiye. None uwo mugore witwa Cecile aravuga ngo ngiye ngo nashyigikiye ngo uwo mukobwa ngo kwibishakoshi, kandi uwo mukobwa ntabwo ari ni umukire pe ko bwanakiye ayigarura. John ari kugwa kunyirukana kugira ngo atazanyishyura amafaranga yanjye yaramaze kungeramo, aranyirukana. Ntabwo niriwe mbura
umuntu witwa Harriet yakoragayo yaza kubibabwira, umuntu witwa Martin yakoragayo yaza kubibabwira. Naramurebye buri kintu mvuga ndamubwira ni John, niba unyirukanye kubera amagambo uyu mugore akubwiye njye nta kintu ushobora kuko ibintu ntabwo ari byo, nta n'ubwo nabwo ngorana ndigendeye. Nukorana n'uyu mugore umbeshyeye gutya mugakorana imyaka 2 uzasaba igihugu kimfunge kuko nzagira narabikoze. Nta n'ubwo bakoranye n'amezi 4. Byananye nyuma y'amezi 6 ndimo gufasha John kuburana, uwo mugore agiye kumutwara Kigali Fashion Week. So ukugongana kwanjye na John rero kwagiye guturuka ahantu aho ngaho. Mu by'ukuri ntabwo nigeze mpemukira John pe mu buzima bwanjye habe namba. Yanazana akabibabwira kuko mu myaka 2 ishize yigeze gutuma abantu ngo nzamubwire ikintu yantemukiye ansaba imbabazi kuko urwango mwanga si urwango si urw'umuntu umwe, kandi kuko ntabwo mbabeshya, ntabwo nzi kubabarira mu buryo bworoheje. John n'ubu ngubu sindamubabarira kuko buri munsi iyo nagize ibintu yakoreye abamodo n'ibyo yankoreye, ntabwo mwanga urwango rwanjye gusa, mwanga urwango rw'abamodo bose n'abatamuzi n'abazazi, kugeza igihe azicara agakora ibintu bizima agasaba imbabazi agatangira gukora neza, nzamubabarira. Icyo gihe aranyirukana agenda atanyishyuye, byarambabaje ndavuga nti mu buzima bwanjye sinzongera gukorera umuntu nk'umumodo, nzongera kujya gukorera umuntu ari company zitiringa. Kandi koko nyuma y'umwaka umwe John yangaruye muri Kigali Fashion Week atari Frank agaruye, hagarutse Golden Models kubera ko nta mumodo yari kubona nijye wari ufite abamodo beza benshi kuko nk'abamodo 50 bakaze icyo gihe 37 bari bavuye muri agence yanjye. Ntiyemeye ko dukoranye nka agence contrat yanjye, buke yabonye amafaranga ashaka kwereka abamodo ko ari umuntu mwiza, ahamagara abamodo banjye abakinnyi bose ngo bahembe, kandi azigomba kwishyura agence ikabona commissions, agence igahemba abamodo banjye bamubera ibamba. Buri muntu witwa John n'umuntu witwa The Cat babibabwira urukundo nkundana cyangwa abantu dukorana n'ukuntu baba bankunda cyangwa njye mbakunda. Abantu bigeze kumbeshyira kuri The Cat aranyandika, abamodo baramututse nyuma y'iminota runaka post ayikuraho. Nimwumve namwe mushobora The Cat gukuraho post. Yasuye inyuma araza aravuga ati uyu muntu ntabwo byumvikana, ashaka ukuri arakumenya, akuraho post. John abamodo banjye banza kwakira amafaranga bose barambwira ati ntabwo tukuzi wowe uratwishyura nkande, ntabwo dufite kontra yawe, ishyura Franco atwishyura. Nyuma y'iminsi 3 John yarashwawe arahamagara amafaranga y'abamodo. Urumva imitego nagiye nkurana nawe. Bukeye John abona projet nziza yo gutwara abamodo hanze mu Buyapani, kubera ko azi ko natwara abamodo bari muri kontra yanjye cyangwa abamodo nzi ndi bubaburanire bakabona ibyo bakwiye kubona, aragenda afata abanyamahanga. Ndambwira nti ntabwo kura hano mu Rwanda iyo projet, izo ambassade abo baterankunga baje gushyigikira abanyarwanda, ibikorwa bakorera bagenera abanyarwanda bibaye bitagera ku banyarwanda bajya muri ibyo bihugu by'abo bantu ugiye kujyana. Sinanze diversity ko dushobora gushyiramo abantu bo mu bindi bihugu, ariko umubare munini uraba abanyarwanda nanjye mubera ibamba. Naho rero John nawe yagenda ambeshyera ntukanyanga. Ntabwo rero mu by'ukuri gerageza njyana ikibazo na John ubwe ngo ndagenda ndamwitambitse, oya nagiye ngongana nawe bivuye ku bantu nkorana nabo n'abantu burikiranira inyungu. Ntabwo rero nigeze mpangana na John, ubwo John yagiye ahangana nanjye. Nagiye mpanga urwango rwitwe n'ubu ntabwo mbabeshya, ntabwo ndamutsa ngo muramutse reka anaza akamubwoko namubaza ngo uruwa. Ikindi ni uko abantu bose yagiye agongana nabo kubera urwo rugendo nagiranye nawe bose baranyitabaza bati ngwino uvuga ukuri, kandi iyo ngiye bica ku ruhande ngewe mvuga imbwa mu mabara yazo no mu mazina yazo. Ntabwo rero njye nango mubeshye agahita avuga ati uyu muntu nzamugira nte rero yarayimuze. Uyu munsi yarazi ko amemukiye birangiye, ariko uyu munsi yifuza no kwicara hano nicaye kuko ambirisho ko umuntu wari wese yaba ari umudesigner yaba ari umumodo, umuntu wese uzi John ntabwo yamushyira mu mudugudu we kuko yaba bizi neza ko ari mu wangiza. John ni umuntu pe uzi ubwenge bwo gukonvince, ariko kumaintaininga ibintu ya convince byaramunaniye. Uyu munsi araza akabwira uyu bagakorana, yangiza agaciro akagenda akamutuka. Mu minsi yashize mu musibono yashatse guhotera cyangwa no gutuka business partner we.
witwa Giselle Kamanzi amwishyura amafaranga yamuhaye muri 2015 twese tureba akamutuka ibitutsi ni umuntu uzi gutukana no ku babyeyi ntabwo yakuvuga ngo hano hari abana cyangwa hari abantu oya ashobora gutuka no kuri nyogokuru wawe yaripfiriye ntabwo nyine sinzi ukuntu umutima uteye ariko amenye ko ari mu Rwanda kandi mu gihugu gikurikiza amategeko kandi kiri seri impamvu uyu munsi ashobora kuba atanakurikirana nuko nta muntu urarezinga wenda ibibazo runaka cyangwa iki n'iki n'iki ariko amaherezo hazabimubwira ubu nkanjye yibeshya akansitaraho numva namutura ibitari ibibazo byanjye gusa namutura n'ibibazo by'abamodo bose muri rusange ntabwo rero mu by'ukuri jyewe navuga ngo nahanganye na John cyangwa nagiranye nawe ikibazo ahubwo niwe wagiranye ikibazo nanjye nahinduka u Rwanda nta kibazo nta muntu utababarira ariko nagomba gukora nk'uko yakoraga kera uyu munsi ntibyahinduka n'abantu barahumutse ngayo ikibazo cyane cya kabiri ongera ukinyibutsa navuze ibintu byinshi nibyo nari mbereyeho ariko nakubaza ni ese niba waba warafasha abamodo ugasa nkaho basimbutse intera uyu munsi ugashyira ku rwego okay nabimenye mbere yuko ngiye gusubiza ndabanza ngaruke no ku cyo yavuze cy'ibintu bya happiness mwese mubyumvireho happiness yo mu Rwanda ntabwo wayirya imyaka 5 niyo wayirya 5 uwa gatandatu wayiruka nehoya vuze shubije ko yambajije reka mbivuge mu buzima busanzwe n'abandi bose mwagiye muba tureke n'ubuvuze n'abandi nkawe hano mu Rwanda ntabwo ibyo bintu bikora sinzi ukuntu duteye nk'abanyarwanda n'igihugu cyacu niba ari ukuntu aho tugeze umuntu yakubeshya rimwe yakubeshya kabiri ariko ntiyakubeshya gatatu ndashaka kumara impungenge z'uko n'uyu nguyu uri aha ngaha ubu niba ufite abantu ndibwira ko andusha umubare w'abamodo ufite abamodo benshi uzashaka umwe umubwira ngo happiness urebe aho tuzi noneho umunyarwanda umukobwa w'umunyarwanda ni don't touch ko ngira temptations nyinshi cyane ubwo nishobora kuba afite umutima w'uko ntagiye kuyisaba ariko rwiyemezamirimo uri hari ufite miliyari ze 100 aba yumva namuha ako kamodo keza ariko ntibishoboka nshobora kumumuha akamuha wenda izo miliyoni 10 ariko ntabwo nazirya gatatu bimenyekanye nta nubwo byatinda no kumenyekana kubera ko bene ayo mafaranga ntabwo aramba ntabwo rero ibyo bintu hano mu Rwanda ntibikunda n'ubikora amenye ko guhera uyu munsi akwiye kubireka kubera ko nta garanti nagiye mpura n'ibintu byinshi cyane abantu twagiye dukorana barabizi umuntu akaza ati wenda ndaguha amadolari 25,000 umpe uyu mwana ntambwira ni jyewe ntabwo ntanga umuntu ngo baryamane nk'umuntu bagiye gukora ufite contrat yihe niki agiye gukora nagiye nshwana n'inshuti zanjye akumva ko kubera ko turi inshuti bimuha access yo gutereta umwana uri muri management yanjye kandi bishoboka ibyo rero byagiye binteranya nabwo either inshuti zanjye za hafi abashoramari tuziranye umuntu akaza nko muri best akavuga ati niba amafaranga Franco arampa access kuba ari bakobwa ntabwo bikunda ayo mafaranga ntabwo narayafashe narayariye ubundi mo kuyaruka ntabwo mu Rwanda rero warya amafaranga mu mare kabiri ibyo bintu ntabwo bishoboka ikijyanye rero no guha value abamodo no gushyiraho igiciro buriya 50,000 bimaze igihe kinini cyane kuva muri 2015 n'umumodo ugikorera senkani uyu munsi ni kwa kundi bavuga ati reka njye gufasha uriya muntu hari igihe yajya no munsi yose senkani hari igihe yajya agakorera n'ubu urugero show zose mubona amaze igihe kuva nka 2015 show zose nagiye nkora ntabwo nawe ndimo nishyuza mba mvuga reka ngende mbereke uko bikorwa ngume nshyiraho ibuye ry'agaciro ngume ngaruramo valeur ngume mbereka ko bishoboka mvuze ngo ngiye kwishyuza kuri show biragoye ko umuntu nka show ya Mateo yahamagara ngo agiye kunyishyura nawe arabizi ko bitakunda kubera rero naramufashije nkavuga reka dukorane uyu munsi akaba yambika Bwiza yambika The Ben yambika umuntu wese ukomeye mu Rwanda azaba agahita bajya kureba Mateo ibyo bintu biranezeza biranashimisha kandi nawe bikamushimisha akanamamagara akanshimira bivuze ngo hari igihe kizagera wenda akabona nayo mafaranga menshi akavuga ati uyu munsi mfite project nziza cyane ko nk'iyo ushize yitwaga Lost Soldier yari nko guha agaciro umubyeyi we kuko ari umusirikare twayikoze
umuteye inkunga ugasanga wenda afashe na fuel kiza mu modoka muhaye n'amafaranga ngiye mukurutu mufashije gutwara amamodo mwishyura utuntu kuri tere bitari n'amafaranga menshi cyane ariko bene ayo mafaranga uyu munsi akaba amuhesha izina ry'uko kwita izina bamuhamagara bakamuha gukora pieces umubare runaka akaba ariho amafaranga agenda aturuka. Rero abanyarwanda tugiye dutekereza ikintu nk'icyo ngicyo no guha umurongo mugari ibyo bakora nibyo bigenda bimusunika nawe ubwo yaravyivugira ati credits mbona si zanjye gusa niz'abantu dukora. Mwese rero mwiyumvishe ko gukorera hamwe no kuzamurana aribyo byonyine bizatuma tuvaho turi tukajya ahandi. nakoze nitwa Magundu n'amakuru wa Sibo Kigana Radio. Nshaka kubaza umuyobozi wa RFI wabikomoje uravuga uvuga ariko bazibonye amakampani manini akoresha abantu ku mafoto bakoresha umuntu yemezera ko umuntu aba ari nka product management abarizwa n'igomba kuzuza. Ikibazo ni cyaba kiri kuri mwebwe mu kujya kubafuza kuri amakampani izo kampani zikora n'abantu baregera niyo baresha amasoko bibaye atari byo se mu begera bakora bibaye atari byo iyo mubegeye n'ikirizo kampani kugira ngo babaho bana abasubiza. Okay, warakoze. Rero ibintu byinshi muri isi usanga cyane cyane nko ku bintu nk'ibyo abamo ibintu bakunda kwita nimba ari by'amakata. So ariko ikintu navuga nta ikibazo ari twe kubera ko tugerageza uko dushoboye kugira ngo abamudo bacu tuba branding ahubwo ntekereza yuko nanone ikibazo kiri kuri abo bashoramari baba bafite amaproje runaka kubera ko buriya iyo umuntu afite proje ntabwo umenya ko afite proje umenya ko afite proje ariko yashyize hanze cyangwa se wamenya amakuru uko nyine ihari. So mu gihe nta makuru amenye ntabwo ubimenya. So ntekereza neza ko rero ikibazo nicyo kuri bo kuba ko nibo bantu ba mbere batera intambwe yo gushaka abantu bakoresha muri ayo maproje kubera ko reka mbaye nk'urugero sibyo. Reka ntange urugero kuri Franco muzarebe ari imyenda ya Mateo ajya akoresha mu kwamamaza sibyo. Jewe ndi umuntu buriya nubwo ntagira ariko ndumushobora kuba nafata ikintu matekereza mukuntu Franco ni brand nziza Mateo nimba ari Mateo wamwegereye ni brand nziza Mateo yakoresheje mu kugira ngo amwamamarize ibintu bye kubera iki katufate nko ku buryo ndabw'imyenda sibyo. Ni ibintu yakoze neza kandi yateguye kuko reka fashion ntabwo ari kwitwa ngo uri umumodo gusohoya buriya n'ibindi byinshi cyane bigera muri 70 twigisha abamodo. Hari uko kwifotoza hari ukuntu ushobora kampani runaka n'ibigiye gukoresha ni gute wayamamariza. So hari ubumenyi bwinshi rero tubaho. So numva ko ikibazo ntabwo ari twebwe nubwo natwe tutaragira imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tubrandinga abamodo bacu nk'uko tubyifuza ariko ntekereza ko n'amakampani akwiye kutwegera niyo mpamvu navuze ati ahubwo nawe dufashwe kugira ngo babyumve. Ikibazo gihari ntabwo ariko n'izo kampani zidashaka no gukoresha abamodo ahubwo ikibazo kiri muri rusange muri creative industry. Umuntu ufata icyemezo abona amafaranga runaka ari menshi akavuga ati uyu nguyu wo mu Rwanda turamuha amafaranga angana gutya kandi ajya guhamagara mu bantu muri South Africa akayamuha yikubye inshuro 20. Ni akantu ko gutezanya imbere hagahari aravuga ati kugira ngo amafaranga uyu nguyu ayabone atu reka njye gukura umuntu kuri internet mukoreshe iyo budget uziko hari amakampani amafaranga y'imyidagaduro cyangwa ya budget yo ya wenda tuvuge ya marketing. Hari amakampani nako umwaka urangira ugasanga amafaranga barayasubiranye kubera iki project manager afite uwo mutima wo kutumva ko umuntu azi atamwishyura amafaranga meza. Umuntu akenshi bijya bipfa n'amakampani runaka ndabikora mfite akamaso models baba badafite contrat yanjye ihoraho ariko namo bafite contrat bitewe n'akazi runaka. Aho rero ntabwo abantu bamodo gusa habamo abantu b'ingeri zose muri rusange. Umukiriya wa mbere mfite ni Rwandair, umukiriya wundi ngira mwiza ni Beka. Njya nsubana n'abantu ugasanga barambye ngo nishake umuzungu hamuzana bakahari ebo yo kumana amadolari 10,000. Same project same role yaragiye gukinana n'undi muntu wo mu Rwanda kugira ngo bamwishyure miliyoni 2 cyangwa 3 kikaba ikibazo.
kandi uwo tugiye gukura hanze baramwishyurira indege, baramwishyurira visa, baramwishyurira na hoteli. Bya bihumbi nk'icumi by'amadolari ugasanga bibaye 25, kandi 25 bashobora kubigabanya abagenerwabikorwa bo mu Rwanda n'abantu bazabona akavuga ati kumbe katabirora iriya product amikoresha, ese buriya Franco yafunguye konti muri Beka nanjye reka ngiye aho kugira ngo dukoreshe abantu tubona tuzi twanavugisha bakishimira kujya kuzana amasura atazwi n'umuntu utazapfa ubonye. Uyu ubonye umuntu kuri billboard uzi umutima ntiwishima, none se iyo ubonye bashyize umuntu wo muri Brazil ukibona nk'uko umubona kuri internet. Abantu bo mu Rwanda rero bafata ibyemezo niba mu gihe bataraha agaciro creative industry, bataraha agaciro abanyarwanda bene wabo, kandi ari twebwe bakiriya babo, ari twebwe abantu tubateza imbere, mbabwije ukuri tuzahora tugongana nabo. sinzi niba twafata icyicaro cyangwa twasoza ndakeka sinzi niba kuri ko nta kintu mwakongeraho cyangwa se niba twasoza ubundi tukazahora ku itariki 21 kwa gatandatu muri Olympic Hotel saa 12. Igihari no gushimira itangazamakuru muri rusange, kuko mwebwe mudahari ntabwo ibyo tuvuga twabasha kubisakaza no kubigeza ku banyarwanda muri rusange. Mu izina rya RFI rero turabashimiye cyane byimazeyo, muri abantu b'agaciro muri kariyeri yacu. Mujye mwihanganira aho mubona bidashoboka kuri twebwe cyangwa tugenda bigura intege, ni ukubera ubuzima tuba tubayemo, ariko nzi neza ko mugiye mwegera umuntu mukamuza n'icyabimuteye, erega mujye mwibuka ko hariho n'indwara yateye abakire yitwa muri depression. Nubwo nge ntayemera depression umuntu arayiteye, gusa mujye mutwihanganira aho bitagenda neza, turi abantu. Igihari nuko tubashimira byimazeyo, kuko ni mwebwe mudufasha gusakaza ibikorwa byacu, kandi turanabatumiye rwose munadufasha no gutumira abagenzi banyu. Murakoze cyane. inzoga niba ari akazi kongeraho nifuza kongeraho dusoza, ndashaka kugira ngo mfate uyu mwanya ndashaka gufata ijambo kugira ngo nshimire by'umwihariko byihariye. Njyewe urankunda gushimira umuntu imbere y'abantu, mbere na mbere nagira ngo mbaze nshimire bano bari turi kumwana bemeye kudufasha muri iki gitaramo. Nshimire Chibu, nshimire Francis, nshimire Kennedy, nshimire Franco, ariko by'umwihariko ndagira ngo nshimire umuntu bita Babu na Philipite. So Babu wenda nangira ubutumwa, ariko Babu nyine ndamushimira kubera yuko like umwaka ushize bari mu bantu baduhaye support n'ishitibo, ndetse n'uyu mwaka man nta n'igiceri cyatanga. Ni ibintu nyine uzi ko kubwira umunyamakuru wamaye support akubwira ati ahubwo bimeze biti gwino aho komereza amafoto Francis ni Babu ndagushimira mvuye ku mutima, ndagushimira sante pe. Neje ubundi naramamagaye ngati ndaje mwamagara namamagara, hari igihe wamuzi ko umuntu afite ubushobozi ndumva nyine amarangamutima mfasha. Wamuzi ko umuntu afite ubushobozi bwa danje, umuntu akegera nk'umuntu kugira ngo byiza cyakina rero ko cyazabyara ubushobozi cyuza n'abazamwe. Mana kuva mu umuntu arakubwiye ati niba udafite ijana nta kintu tuvugana. Hari umuntu ashobora wabibwiye turi udafite ati ufite bije 200 ndatuza ndamwihora, ariko Babu ndagira mushimire man nyine wambaye support idasanzwe. So kintu dushaka gushimira umuntu bita Jehova wo ku Nyarwanda. This point ndagushimira kabisa, nyine jewe umuntu wambaye support irenze ubushobozi nakabaye kubamo, numva ari ibintu byiza kuri. Ndabashimira ko nifuza ko nabandi mwadufasha kugira ngo byibuze RFI abanyempano dufite muri RFI zitera imbere, kandi ndabizeza neza ko ibintu byacu nibigenda neza ntabwo muzicuza ko mwakoranye natwe. Imana iwo mugisha.